igice ca mbere n'umurongo wa 10 haravuga ngo mugende nkuko bikwiriye ab'umwami wacu mumunezeze muri byose mwere imbuto z'imirimo myiza yose kandi mwunguke kumenya Imana. Amen. Amen, amen. Reka turangirize hano mu Bafilipi nanone kuri 3 no ku 17 naho haravuga ngo bene data mugere ikirenge mucanje muhuje imitima kandi mwite kubakurikiza ingeso zacu izo mudufiteho icyitegererezo. 18 hakavuga ngo hariho benshi bagenda ukundi ngo abo nababwiye kenshi nanone ndababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. 19 hakavuga ngo amaherezo yabo ni ukurimbuka, Imana yabo ninda biratana ibiteye isoni byabo ngo bahoze umutima ku by'isi. Kuri 20 hakavuga ngo naho twebweho iwacu ni mu ijuru niho dutegereje umukiza ko azava ari we mwami wacu, mwami Yesu Kristo uzahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi kwacu akawushushanya n'umubiri we w'ubwiza bwe kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira byose. Amen. Amen. Ko twabivuze twakomeje gushima Imana kubw'uyu mwanya. Igitabo cy'Abakolosayi ni igitabo urwandiko imwe n'izindi nyinshi rwanditswe na Pawulo kandi yarwanditse ari muri gereza afunze azira ijambo ry'Imana. Nta kindi yari yakoze yasize kwamamaza Yesu Kristo. Itorero ry'Ikolosayi ntabwo ari Pawulo warishinze, bahise bamushyira muri gereza atarahagera, ariko riherereye muri Aziya ntoya aho bita uyu munsi muri Turikiya. Pawulo yanditse ubu butumwa kubera ko yari yamenye amakuru yabaye ku itorero, yayabwiwe n'umuntu wari aho yabwirizaga arakizwa, yumva ijambo ry'Imana arakizwa, amenya ukuri kw'ijambo ry'Imana, abonye ibiri kuba mu itorero ry'Imana bituma agira umuhati wo kuja gusura Pawulo aho yari afungiwe i Roma. Yego. Agezeyo amubwira amakuru y'iby'itorero ry'Imana riri gucamwo ibibazo rifite. Amaze kubimubwira nibwo Pawulo yahise afata umwanzuro wo yandikira iri torero igitabo kitari mu rwandiko rutari runini, bashaka yasoma kumva ibyo yababwiye. Icyatumye abandikira nuko hari haje abantu bari bafite izindi nyigisho ziyobya zidashingiye ku nyigisho zivuga Yesu Kristo, ahubwo babwiraga abantu ko kugira ngo umuntu akizwe yakiraga akiza amenye Imana ngo nuko abanza gusenga ibinyabutware biba mu isi.
akababwira ko basubira mu migenzo y'ibyakera muri iriya mihango y'amategeko, akaba ari byo basubiramo, ibyo gukomeza imigenzo. ubwo butumwa bwashakaga ko amategeko ajanye n'imihango y'ibyo kurya n'ibyo kunywa bitazira, n'ibyo kuziririza iminsi mikuru, ndetse no gukebwa no kugayisha Kristo. ariyo mpamvu Pawulo ashimangira muri uru rwandiko, yagiye ashimangira Kristo cyane. Usomye wasanga yaravuze inshuro nyinshi avuga Kristo ko ari we, ibintu byinshi inshuro nyinshi yagiye amusubiramo kugira ngo yumvishe abantu, abakuremo izi nyigisho bari bamaze kubashiramo. Ashimangira avuga ko Kristo ahebuje muri byose. Amen. Cya gatatu, bigishaga ko ngo bagomba kuza basenga n'abamarayika. Ibyo ngibyo rero uyu Epafura wari warigishijwe na Pawulo, warakijijwe n'ubutumwa Pawulo yavuze, abyumvise yumva itorero riri mu kaga, biramubabaza, ahita afata umugambi wo kuja kureba Pawulo kugira ngo amubwire ibi bintu. Amaze kubimubwira Pawulo nawe ntabwo yacecetse, nawe yahise afata ingamba zo kwandika uru rwandiko, kandi rurimo ibintu byinshi cyane. Yabandikiye ababwira ibintu byinshi. Ahangaha dusomye uri iki gice cya mbere no ku murongo wa 10, aratubwiye ngo, atubwiye ko ngo mugende ngo nkuko bikwiriye ab'umwami wacu, ngo tumunezeze muri byose. Iri jambo naryise ngo imibereho ikwiriye, imibereho yo kunezeza Imana ikwiriye abakristo bo muri iki gihe turimo, bo muri ubu butayu turimo. Imibereho tugomba kubaho inezeza Imana. Kubera ko Imana ntizinezerwa gusa yuko dusenga cyangwa tuvuga ijambo ry'Imana gusa, ariko Imana ikeneye n'imibereho yacu ya buri munsi kuko iyinezeza. Ko Yesu ubwiwe yaravuze ngo saba avuga ngo mwami mwami, ngo sibo bazinjira, ahubwo ngo nabakora ibyo Data ashaka. Amen. Niyo mpamvu Pawulo yabandikiye arababwira ngo mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu. Natwe uyu munsi ijambo riratubwiye ngo tugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu, kuko muri iki gihe tugezemo, muri iyi minsi ya nyuma, hariho ibirangaza byinshi, hariho ibishobora gukura abantu mu nzira byinshi, ariko tugende nk'uko bikwiriye mu mwami wacu, tugende nk'uko bikwiriye abahamagawe na Yesu, abo yakuye mu mwijima w'icuraburundi akatuzana akadushira mu muco wiwe w'isanzure. Kandi uwo muco yadushizemo ni ukugira ngo natwe tumurikire abandi bakiri mu mwijima. Uyu munsi wa none hari abari mu nzira bamaze kuyitakaza, bakeneye abo kubagarura, bakeneye nabo kugenda nk'uko bikwiriye. Hakaba n'abandi mu buzima bwabo babeshwaho no kurebera ku bandi. Kandi njyewe kunze kuvuga ngo umukristo buri gihe
yaba ari umukristo wa hehe ku isi yose aba wenyine. yego ni ukuri. ntagomba kureba ngo undi muntu ameze gutya ngo reka nanje mbikore. ava mu rugomo kuko urugomo ni rubi. urugomo rwabaye i Sodoma n'i Gomora rurabarimbura. urugomo rwabayeho igihe cya Nowa bararimbuka. ariko umukristo agomba kugenda nk'uko bikwiriye abahamagawe na Yesu. Yesu ubwe yaravuze ngo aravuga ngo abakristo ngo turi umuco w'isi. yego. aravuga ngo ntawo kwatsa itabaza wo kongeza itabaza ngo namara aritwikire. hariho byinshi bitwikira itabaza muri iki gihe bishobora gutuma umuco utamurika ngo abandi nibakubona bakubone nk'umuco w'ijambo ry'Imana. izina abakristo ntabwo ari Yesu wasize aryise intumwa. baryiswe n'abababonye babonaga imivugire yabo bakabona uko bagenda bakabona ibyo bakora babita abakristo. baravuga ati aba ni abakristo kubera ko bari bazi uko Kristo akora n'ibyo avuga ngo bababone bahita bamenya kuko nabo ari abakristo. muribuka n'umunsi Yesu yari mu rukiko bari kumuzereza. muribuka ukuntu abari ngo ku ikombe bari kota babonye bumvishije Petero avuze gusa bahita bavuga ngo uyu nawe yari kumwe n'uriya. Petero kubera kuko Yesu yari yarabimubwiye ko inkoko itarabika azamwihakana gatatu, Petero yahise ahakana ko atamuzi. ako kanya n'undi arasara bivuga. uri kunyumva? turakumva. Petero yaje kumenya kuko ibyavuzwe byamugezeho ari uko yumvishije inkoko ibitse. abona kwibuka ko ibyo Kristo yavuze bimubayeho. ararira cyane arababara kubera kuko yari yihakanye umwami wiwe. n'uyu munsi wa none rero ibyo tuvuga n'ibyo dukora bishobora gutuma kwimira bariya abandi bari mu mwijima bigatuma bataza. ariko imirimo yacu iri kumurika, imirimo yacu yari myiza, imvugo zacu zikaba nziza, ibyo ngibyo bihamagara abandi bantu bikabazana. ni ubutumwa ushobora kuba utabonye umwanya wo kubwiriza. umuririmbyi w'indirimbo za Wokovu 185 ngira ngo yaravuze ngo neno na nyimbo havitatosha kuwaokoa ngo ntabwo bihagije kugira ngo bikure abantu mu byaha. kuririmba no kubwiriza byonyine ntibihagije ngo ariko urugendo rwiza mwenendo uriyo safi ngo nirwo ruzaruhamagara abandi bari hanze, nirwo ruzaruzana abandi. kandi urwo rugendo rugomba gutangirira mu ngo zacu. iki gihe umwanzi yarahagurutse yibasira ingo z'abakristo, yibasira ingo z'abakozi b'Imana. ariko tugomba gusubira inyuma, tugasubira inyuma tukareba ko nta vide twasize, ko ntaho twasize hatuzuye, ntaho twasize hadafunze kugira ngo umwanzi abone ahanyura yinjire mu ngo. birababaje cyane cyane ibiri gukorwa muri iyi minsi. abana ingo ukuntu ziri mu gusambuka, Satani yaziruye ibyaziraga. twagiraga umupasiteri wadushingiraga, Pasiteri Semuto
yakundaga kubwira abantu ngo abantu bahoha kuri byinshi wazagira uhoha ngo avunje indoha. Ariko ubu nyine byaroroshe, sinzi impamvu biri mu koroha, sinzi impamvu abakozi b'Imana biborohera kugira ngo ni kimwe n'izi nyigisho zari zaje muri aya matorero z'ubuyobe. Ni kimwe nazo, ubuyobe buri mu kuza ariko abantu ntibarebe neza. Umupasiteri uzaza uhaguruka ngo agiye gusubira gushingira umuntu wari warashingiwe, azaba agushije ishano. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye uyu munsi ngo tugende kuko bikwiriye, tugende tuzuze ibyo twahamagariwe. Twarahamagawe kugira ngo dukomeze uru rugendo, nubwo mu nzira harimo byinshi, harimo ibibuza byinshi, ariko dukomeze dutumbire Yesu ngo niwe banze ryacu ryo kwizera. Abisiraheli bageze ku nyanja itukura baburiwe uburyo, Mose yabajije Imana iramubwira ngo nababwire ngo bakomeze bagende. Natwe tugomba gukomeza uru rugendo, tukagenda nk'uko bikwiriye, imibereho yacu ikanezeza Imana, kubera ko hariho abatubanjirije babishoboye. Hari ababishoboye. Iyo dusomye mu gitabo cy'Itangiriro tukareba imibereho ya Yosefu, dusanga urugendo yanyuzemo rwari rugoye cyane. Harya ukuntu yabanje guhura n'ikigeragezo cyo kwangwa n'abo bavuka. Ariko aragenda, Imana imukura muri zabwo bari bamutayemo kugurisha n'abo kwa Ishimayeli. Bari bazi nanone kuko bari bazi ko Ishimayeli n'abo kwa Yakobo badahujije, bari bazi ko ari urupfu mu rundi. Ariko kubera ko Imana yari imufiteho gahunda, Imana yari imufiteho umupango wo kuzaba ico yabaye ejo. Yaragiye agera kwa Potifari, kandi ngo ahageze ibintu byose biratungana kubera ko yari yarabayeho imibereho inejeje Imana. Yanejeje Imana, ariko ngo agere ku munsi muka Potifari yari ko ashaka kumucumuza, kumukoresha ibyaha, ahitamwo guhunga, asiga umwambaro yari yambaye arawuheba, ariko kugira ngo arokore ubugingo bwiwe. Kandi nukuri yaraburokoye, nubwo yagiye akagera muri prison akayibamwo, ariko ukuboko kw'Imana ntabwo kwigeze kumusiga. Yaragiye ahageze, umurinzi wari ushinzwe prison aramukunda cyane, kubera ko yahunze icaha, kubera ko yirinze icaha. Ibyaha biri mu kugurusha abantu benshi muri iki gihe. We yaragihunze, kandi bagivuge Imana yo mu ijuru iramuteturura. Ahageze wa murinzi nawe amushinga guhagararira abari muri gereza bose, kandi ngo abahagarariye nabwo ibintu byagenze neza. Iminsi yose yatuyemo yabayeho amahoro, kubera kuko ukuboko kw'Imana kwagendanye nawe. Kandi si ikindi cabiteye, byatewe nuko hari ikintu yakoze. Imana irishima. Imana ishimwe. Tuze tugerageza nubwo bigoye. Hariya mu gitabo cy'Abaroma 12 hariya tubwira ngo nuko bene data ngo mutange imibiri yanyu ngo ibe bitambo bizima, byera bishimwa n'Imana,
niko kwikorera kwanyu gukwiriye. yego Yosefu yaritanze atanga icyo gitambo cyo kuba muri gereza ntaco yakoze, ararengana kuko akarengane katangiye kera. Ararengana, uwo mugore aramubeshera bimugeza muri prison, ariko umugambi w'Imana, icyo Imana yari yaramugambiriyeho ticharetse gusohora. Kandi cyatumye gisohora nuko yari yarahagaze ahagararira Imana, yirinda igishobora kumutandukanya n'Imana, yirinda icaha, kuko Imana irera, yanga icaha. yego Baratubwiye muri iyi minsi ya Pasaka, twumvise amagambo menshi kandi meza. Ibintu tuzatwumvira ahangaha ni ukuri, ni byinshi kandi ni byiza. Baratubwiye ukuntu Yesu wa mwanya yagezemo agataka, nuko Imana yari imurunzeho ibyaha by'abari mu isi byose. yego ni ukuri. Yari yahindutse icaha, abicaha Imana ngo imurebe, kubera ko itazikorana n'icaha ngo imurebe, ibona yabaye icaha. yego Nawe arataka ngo data niki kikundekesheje. Imana y'imbabazi, kubera ko yari ishaka gusohoza umugambi wayo ku bana b'abantu, yohereza marayika arasura amusubizamo imbaraga. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Asubizwamo imbaraga, arikorera umusaraba, arihangana, ageza aducunguye, araducungura. Uyu munsi niyo mpamvu turi kuvuga, niyo mpamvu dufite uruvugiro, nuko Yesu yanesheje. Imana ishimwe. Nuko Yesu yanesheje, niyo mpamvu dufite ijambo ryo kuvuga, niyo mpamvu dufite ibyishimo, dufite umunezero. Ni ukubera kuko Yesu yaduhaye ijambo. Yosefu tubonye kuko kubera kwirinda icaha nico catumye Imana imwishimira, imugororera kuriya kuba umuntu wa kabiri muri Egiputa yose, kandi bigirira n'umuryango wabo akamaro, kubera kuko yahagaze agahunga icaha. yego Undi muntu wa kabiri nawe natekereje, ni umunsi Imana ibwira Aburahamu ngo naje gutanga Isaka, umwana umwe nawe w'ikinege, mwana w'isezerano. Imana iramubwira ngo namutange. Ikintu kiremereye, ikintu kigoye, Imana iramugerageza ngo irebe kwizera kwiwe, irebe ukuntu ayumvira. Imana ikunda abayumvira, ikunda kwivuga tukumva. Niyo mpamvu n'ijambo ry'Imana tugomba kuza turyumva, ariko cane cane iri jambo twasomye ritubwira ngo tugende nk'uko bikwiriye ab'umwana. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwacu bwa buri munsi tugende nk'uko bikwiriye ab'umwami. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwacu bube bunezeza Imana buri munsi. Amen. Bube bwera imbuto nziza buri munsi, kandi bwunguke kumenya Imana. Kumenya Imana ntabwo ari ukuvuga ngo tumenye Bibiliya yose tuyifate mu mutwe, ariko kumenya Imana ni ugukora ibyo Imana ishaka, ni ugushirira ijambo mu bikorwa, rikava mu magambo rikaja mu bikorwa. Niho tuba twamenye Imana. Aburahamu Imana iramubwira ngo natange Isaka, kubera kubaha Imana no kubera kwizera. Yizeye biri Imana yari yaramubwiye, iramubwira ngo niyunamuka arebe ku ijuru, urubyaro rw'iwe ruzongana n'inyenyeri, ngo ruzongana n'umusenyi, kandi adafite umwana, kandi ari kubona ashaje. Yego no kuri. Ariko umwana yaramaze kubona, iramubwira ngo namutange. Ikintu kiremereye cyane, ikigeragezo kiremereye. Aremera, ashorera umwana. Kugeza ubwo bageze mu nzira, umwana aramuhamagara
Abraham aritaba aramubwira ngo karame. Ati siko ndi kubona inkwi. Ariko simbone ico tuja gutamba. Ico utamba kiri hehe. Ukuri. Abraham ahita aramubwira mu buryo bwo kwizera gukabije, kwizera kurangiza kure. Imana ishimwe. Aramubwira ngo Uwiteka arironkera. Yego nukuri. Nta kintu na kimwe yari kwabona kwizera kudusaba kurangiza nubwo ntaco wobona. Nubwo nta gicu kiri hejuru ariko ukizera ko imvura igwa. Imana ishimwe. Abraham arizera n'ukuri aragenda arashika atunganya aha aja kutangira igitambo, kandi igitambo ari umwana wiwe, umwana umwe wo mu busaza, imyaka 95 ndagira ngo. Yego. Arengeje imbugita ngo amushinje ijwi ry'Imana, kubera ko Imana yari yabonye ko yayikunze kandi yayumviye, yanayizeye, yizeye ibyo yamubwiye. Yego. Imana iramubwira ngo ntagira ico atwara umwana, nahindukira areba inyuma yiwe. Imana ishimwe. Imana ihimbaza. Iriya ntama yavuye hehe? Bene data, ufite ikibazo wibaza ukavuga ngo se ibi bizava he, bizashoboka gute? Ahavuye iriya ntama hariho n'ibindi byinshi. Hari ibisubizo byinshi biba biraho biri, bitegereje kwizera kwacu kugira ngo kubihanga turure bivaho ngaho. Yego nukuri. Intama iraboneka, igitambo kiraboneka. Imana iramubwira ngo namenye kuko unkunda, namenye kunyubaha Abraham we, ntugire ico utwara umwana wawe, nabimenye. Imana yo mw'ijuru ihabwa icubahiro. Amen. Nanone hariho n'abandi banejeje Imana mu bihe bikomeye nk'ibi bihe turimo. Nowa nawe yanejeje Imana yikiranukira. Mu gihe kigoye isi yose y'ico gihe uko yanganaga, abari bayirimo uko bari bangana, bari barakiraniwe. Yego. Agerageza kubabwira uko Imana yavuze, ntibigera bavyumva, ariko Nowa yumvira Imana ihoraho. Nawe yagize no kwizera cyane, kubera ko nta mvura yahabaga, ariko Imana iramubwira ngo imvura izogwa, kandi arayumvira. Muri uko kuyumvira arakizwa, ararindwa, aratwikirwa, yinjira muri ya mvuge, isi irarimbuka n'abayirimwo, abanyabyaha bararimbuka, ariko Nowa n'umuryango wiwe. Kandi kiza kinezeza cyane nuko yinjiranye n'umuryango wiwe. Amen. Yiswe umukiranutsi kubera ko yabwirije umuryango wiwe uremera. Abona Imana iramufasha, abona amagambo yo kubemeza. Abakazana biwe baremera, abahungu biwe baremera, umugore wiwe arabyemera, bose barinjira. Ngo bamara kwinjirana n'abirya bindi byose byari byemerewe kwinjira, umuryango urafungwa. Ko niko byagenze. Gukiranuka nako kuza kunezeza Imana, kuri mu mibereho inezeza Imana. Kiranuka ku binini no ku bitoya, Imana iranezerwa, Imana irishima, Imana irasibona icororo, ibona abantu basubira gukomoka, isi yanone irasubira ibaho, kubera ko umuntu umwe yumviye Imana gusa, isi irasubira ibaho, ibamwe abantu, barabyara barororoka kugeza n'uyu munsi wa none. Kubona ugukiranuka, icyo ni ca gatatu. Cya mbere twabonye kureka ibyaha, guhunga ibyaha, ko ari imibereho inezeza Imana. Icya kabiri
twabonye kumvira Imana no kuyubaha n'imibereho inezeza Imana. Icya gatatu, Yesu we. Nanone tubonye ko hariho icya kane, hariho Yobu nawe. Yobu wabaye mu bigeragezo bimeze kuriya, arihangana. Kwihangana nako mu bigeragezo, kwihangana mu bigeragezo. Bene data, iyo ibigeragezo byaje, Satani azazana amajwi y'uburyo bwinshi, ariko Yobu bamaze kumubwira amakuru, yarabashubije arababwira ngo navuye mu nda ya mama ntaco nambaye, azasubira mu nda y'isi ntaco nambaye. Ngo Uwiteka niwe wari warabampaye, niwe ubatwaye, ngo izina ry'Imana rishimwe. Amen. Gushima Imana mu bibazo nako ni iyindi mibereho inezeza Imana. Gushima Imana ukagira imbaraga zo gushima. Ufite ibyakubayeho ngo bishire ku Mana. Imana niyo yabiguteye, ariko Yobu ntiyigeze areka Imana yiwe. Niko tuza turirimba ngo ntiyigeze areka Imana yiwe, kugeza n'ubwo umugore yamuhindutse aramubwira ngo se yatutse iyo Mana. Aramubwira ngo avuze nk'umwe mu bagore b'abapfapfa. Yego nuko. Kubera kuko iyo yarihanganye, natwe dukwiriye kwihangana. Hari umupaseri wageze utwigisha akavuga ngo tuze twihangana ngo tugeze ubwo dushinyiriza. Utazashinyiriza wababaye cyane, ikintu cyakubabaje cyane uzubabara ukagera ubwo ushinyiriza. Ngo no muri uru rugendo turimo tuze tugera ubwo dushinyiriza, ariko twirinde gucumura ku Mana. Yego. Ibyo bigeragezo byiwe bituma Imana inezezwa nuko yayikomeyeho, arakomeza yihambiraho kugeza ubwo abantu baje baramutuka, baramucunaguza, kandi bakamubwira ngo ni ukubera ibyo yacumuye. N'uyu munsi biza bivugwa, ariko Yobu yakomeje kwihangana, arihangana, kandi Imana inezezwa nuko kwihangana kwiwe kugeza ubwo yamushubije ibyo yari afite, kuko yari afite byinshi, yari afite benshi, irasubira ngo irabamuhereza kubera ko yamubonye nk'uko kwihangana. Bene data, yego. Nanone basomye hano mu gitabo cy'Abafilipi, aratubwira ngo Pawulo kubera ukuntu amaze gukizwa, kwakira Yesu, yahise ahindura ibyo yari arimo byose, ahindukira n'umutima wose. Niyo mpamvu yabashije kuvuga ngo tugere ikirenge mu ciwe, kuko nawe yakigeze mu ca Kristo. Kristo nawe yakigeze mu ca Se, Imana Data. Amen. Arahamya aravuga ngo tugere ikirenge mu ciwe. Kandi ngo twite kubakurikiza ingeso zacu. Ngo mwite kubakurikiza ingeso zacu, ni Pawulo wabivugaga. Izo mudufiteho icitegererezo. Ni ukuvuga ngo ingeso zacu, abamenye Kristo, zigomba kuba icitegererezo abandi bantu bareberaho, bakavuga ngo ni ukuri uriya ni umukristo. Wa muririmbyi wavuze ngo nje ndi umukristo nguko ndi kose, uko bimeze kose. Yego. Komeza kuba umukristo aho uri hose, ubu urimo cyose. Yego. N'igihe uko kimeze kose,
ari igihe gikomeye kimeze gute, ariko tugomba kuba abakristo kandi tukagira imibereho inezeza Imana muri byose. Kubera ko ngifite uwundi murimo wo gukora, ubundi ndibona amasaha yagiye, ndarangiriza aho ngaho, ariko muri makeya ijambo ry'Imana ritubwiye kuko tugomba kugenda kuko bikwiriye aho Umwami Yesu, yego, tukamunezeza muri byose, ingeso zacu zikamunezeza, imirimo yacu ikamunezeza, kuko nico twahamagariwe. yego, tugerageze buri wese ahari, hari byinshi bigenda binanirana, tuba dufite uyu mubiri, tuba turi muri isi, n'umwanzi Satani ari aho ngaho nawe atega imitego, ariko kubera ko ijambo ry'Imana, Dawidi yaravuze ngo ijambo ryawe Mana ngo nitabaza rimurikira ibirenge byanje. Kubera ko dufite ijambo ry'Imana tuyobora muri byose, niryo rizatugeza no mu ijuru. Ijambo ry'Imana ni rizima, ijambo ry'Imana rirakwiriye kandi rirahagije, kandi ni ukuri tuzaturibona ku bwinshi. Hano twaribonye, twararigaburiwe, yego, keretse gusa umuntu wenyine akagira uburangare, ariko ijambo ry'Imana twararibonye. Nuko mugende kuko bikwiriye ab'Umwami wacu, tugende kuko bikwiriye ab'Umwami wacu, tumunezeze muri byose ntaco kimwe bakuyemo, kandi mwere imbuto z'imirimo myiza yose, kandi mwunguke kumenya Imana. Kunguka kumenya Imana ni ugushira mu bikorwa ijambo ry'Imana nk'uko ryavuze, kurishira mu bikorwa, kuba intangarugero, kudashira inkomyi ku ijambo ry'Imana ngo umuntu abe igitutsi, ahagarare mu muryango abandi babura aho binjirira, nibareba bavuge ngo n'abarimwo nabo ngo singaho bo bameze gutya, ntibakagire na kimwe, shaka bakibure, ahubwo nabo bashake kuba nk'uko twabaye. Ijambo ry'Imana ridufashe mu izina rya Yesu, amen. amen, amen.